Rero bitewe n'amakuru agiye atangazwa kuri za social media, Pamella byamurenze ahitamo kutabyihererana, ahita atanga Gasopo. Iyo Gasopo rero iragira iti: mu myaka myinshi ishize ntago nari umuntu wo kuri internet cyangwa se ntago nari umuntu wo kuri social media, nahoraga ndi umuntu ucecetse kubera yuko ntawe nagombaga ibisobanuro by'ubuzima bwanjye. Ariko uyu munsi ndambiwe abantu bahora batangaza ibinyoma ku buzima bwanjye kandi nta n'ikintu n'iki na kimwe bazi ku buzima bwanjye. Hari itandukaniro ryo gutanga ibitekerezo opinions ndetse no gutangaza ibinyoma. Aba bloggers muhawe amasaha 28 yo gusiba amaposte yose mwankozeho kuri platforms zanyu avuga ibinyoma. Nimutabikora ndaza kwiyambaza inzego zibishinzwe RIB, kandi bamwe muri mwebwe muzabera urugero abandi. Yes, ndagusuje kandi nkwaye ikaze ukurikiye TC TV show muri aka kanya. Njye ndi Angelo Michael, nakanya gato gashize uwitwa Pamella atanze Gasopo ku banyamakuru, aba bloggers n'abandi bose bagiye batangaza inkuru z'ibihuha ku muryango we. Ariko mbere yuko tugera kuri gahunda cyangwa se kuyi warning ya Uwikeza Pamella, reka ubundi tubanze duhere uko byatangiye. Mu gihe uwitwa Ashton Hall yari mu ruzinduko hano mu Rwanda, ubwo yazanye na Ashton Small Kagarara, mu minsi ye ya nyuma yasuye uwitwa The Ben mu rugo. Ariko Uwikeza Pamella icyo gihe ntago yasanzwe mu rugo. Uwikeza Pamella yaje kuvugana, The Ben yaje kubwira Ashton Hall ko Uwikeza Pamella atari mu rugo, ari hanze muri Ghana, ndetse baza no kuvugana kuri video call. Bukeye bwaho inkuru zatangiye guhwihwiswa ku mbuga nkoranyambaga n'aba bloggers bagiye batandukanye, aho byatangiriye ku witwa Kamarade n'abandi bagenda babyuririraho batangaza yuko Uwikeza Pamella yataye urugo, yataye The Ben bamaze gutandukana. Ndetse uko byagiye bikuraho ko iminsi yagiye ishira, hagiye abamo no gusesera cyangwa se gusesereza, ndetse uyu Uwikeza Pamella akitwa amazina navuga amutesha agaciro nk'umubyeyi, umuntu ufite umuryango, noneho amprise uba afite umugabo uzwi nka The Ben. Mu by'ukuri Uwikeza Pamella na The Ben nta kintu bigeze batangaza mu nkundura z'ibinyuma byagiye bitangazwa n'abanyamakuru bagiye batandukanye. Ariko finally Uwikeza Pamella byamurenze, noneho ahitamo kugira icyo abivugaho. Rero uyu munsi yapostinze akavideo kuri Instagram ye, aho yari ari kumwe n'umujene, bivugwa yuko ex wiwe, ubwo ni umusore bahoze bakundana, biza kuvugwa yuko ari umusore ngo bari kumwe muri Ghana, ngo bari kuryoshanya muri Ghana w'umu ex we. Niko amakuru yahise atangira kujya kuri za social media avuga, ariko mu by'ukuri ntabwo ariko kuri. Ndetse amashusho cyangwa se ndetse ubu amakuru ahari nuko uriya mujene iriya video Pamella yasohoye ntabwo yafatiwe muri Ghana, aho bivuga ko ari uyu munsi, ahubwo ni video yafatiwe muri Uganda. Maybe ko ari cya gihe bari baragiye The Ben yakoreraga igitaramo muri Uganda, mugira ngo murabizi ko yajyanye na Uwikeza Pamella, birashoboka ko iyo video ishobora kuba yarafatiwe. Ariko mu by'ukuri amakuru yagiye kuri za social media, amakuru yatangajwe n'aba bloggers ntago ari ukuri. Rero ni umubesto wiwe, ni umushuti we, yapostinze iriya video mu rwego rwo kumwifuriza nyine isabukuru nziza. Rero iyi video ngira ngo kuri caption ko babibonye, Uwikeza Pamella agira ati my ex bestie, happy birthday love, ndagukunda cyane, can't wait to celebrate you both. Mu by'ukuri ino ni caption igaragaza ko yifurizaga uyu mujene isabukuru nziza, kandi ko yifuza ko bazayiserebura bari kumwe. Ariko abantu nyine bahise babifata ukundi, aba bloggers babizanamo ibindi. Rero bitewe n'amakuru agiye atangazwa kuri za social media, Pamella byamurenze
ahitamo kutabyihererana, ahita atanga Gasopo. Iyo Gasopo rero iragira iti over the years you've never been the type to take the internet personal, always stayed silent because I really don't owe anyone an explanation. Wikeza Pamella ni itangazo yasohoye abinyujije ku rubuga rwe rwa Instagram, aho yagize ati mu myaka myinshi ishize, yarisohoye mu cyongereza ko tugiye kurivuga mu kinyarwanda, mu myaka myinshi ishize ntago nari umuntu wo kuri internet cyangwa se ntago nari umuntu wo kuri social media, nahoraga ndi umuntu ucecetse kubera yuko ntawe nagombaga ibisobanuro by'ubuzima bwanjye. Nicyo yashakaga gusobanura, ko ntawe yagombaga ibisobanuro by'ubuzima bwe. Ariko uyu munsi ndambiwe abantu bahora batangaza ibinyoma ku buzima bwanjye, kandi nta n'ikintu n'iki na kimwe bazi ku buzima bwanjye. Hari itandukaniro ryo gutanga ibitekerezo opinions ndetse no gutangaza ibinyoma. Aba bloggers muhawe amasaha 28 yo gusiba amapost yose mwankozeho kuri platforms zanyu avuga ibinyoma. Nimutabikora ndaza kwiyambaza inzego zibishinzwe RIB, kandi bamwe muri mwebwe muzabera urugero abandi. Iyi ni inshuro yanjye ya mbere ntanze warning, ntago bizongera kubaho. Hasi yahita asozaho yanashyiraho ijambo rivuga ngo love, ahita ashyiraho n'umutima. Mu by'ukuri hano The Ben we nta kintu aratangaza ku bintu bimaze iminsi bivugwa ku muryango we, ahubwo hapostingwa amavideo ari kwita ku mwana. Ariko mu by'ukuri nanjye ntanze wenda opinion yanjye. Mu by'ukuri aba bloggers n'aba YouTubers navuga ko habayeho kurengera. Nta wigeze azana amakuru avuga ikintu cyajyanye Pamella muri Ghana, nta wuzi ikintu cyajyanye Pamella muri Ghana. And then na nyuma yaho mu gitaramo cyabereye hano cy'uyu mu DJ Spinny, hari ama videos yagiye agaragara Pamella yaje gusura iduka rye ryari riri hariya ryita ku mirimbo y'abagore muri kiriya gitaramo cya DJ Spinny. Still n'ubundi ntago habayeho gutuza no guceceka, ahubwo inkuru zarushijeho kuvugwa n'aba bloggers. Ndetse nkuko natangiye mbivuga, bamwe batangira gukoresha amagambo mabi, bakazana video za Pamella aho yari kumwe n'uriya mujene bavugaga ko ari musaza we, ari ahantu mu kirori yambaye nyine nk'umuntu uhasohotse, nk'umuntu buri ahantu hagiye guhurira abantu benshi. Ntago ari ngombwa kwambara ibintu bipfutse umubiri wawe cyane, kubera ko nyine ubukeneye ko umubiri uhumeka. Wenda nuko hari muri bino bihugu byacu byo muri Afrika tutarasobanuka cyane, ariko bundi hanze muri sama hari imyambaro yambarwa, mu gihe cy'imbeho hari imyambaro yambarwa, mu gihe cy'imvura hari imyambaro yambarwa. So Pamella rero nk'umuntu wari usohotse ujya ahantu hari abantu benshi, yari akeneye ko umubiri we uhumeka. Bamwe babifashe nabi, ndetse naho rutanga rw'amaboko yanditse, rutanga rw'amaboko yacyashye Uwikeza Pamella agira ati nta mubyeyi wo kwanika inda n'umukondo ku gasozi, kandi ari ubupfundo ry'igitereko cy'ubuzima butazima n'urureri ururera abana. Ugenywe ukagenda ariko ukajyana ubugingo bwa nyina sigaho. Nano magambo mu rutanga rw'amaboko yatangaje, ndetse n'abandi benshi bagiye babyuririraho. Mu by'ukuri uwitwa The Ben na Pamella, uyu muryango waribasiwe bikabije, ariko cyari cyo gihe kugira ngo hagire ikintu gikorwa kuri no famille. So mu by'ukuri The Ben mu makuru ahari nuko ntago bigeze batandukana habe namba, kandi nta n'ikibazo kiri muri uriya muryango. Uwitwa Pamella bivugwa yuko yaregiye muri Ghana muri gahunda z'akazi, ngira ngo murabizi yuko afite iduka ryita ku mirimbo y'abagore, imitako y'abagore. So bikekwa ko rero yaba yari yagiye muri izo gahunda mu rwego rwo kwagura shop ye yo kwita ku mirimbo y'abagore.
Ngewe rero nari Angel Michael, ba content creators, ba bloggers, mu by'ukuri nyine nk'uko Pamella yabisabye, abantu bose bakoze ibiganiro bimusebya, bishyira hasi izina rye, mu by'ukuri tugire tubisibe, mugire mu bisibe, mu bikureho. Wikeza Pamella bure igihe nikigera azaza na The Ben bazagira icyo bavuga ku byavuzwe, kandi batanabivuze nabyo nta kintu bitwaye, ni uburenganzira bwabo, ni ubushake bwabo. Nkuko uyu munsi Pamella aho kugira ngo aze kwisobanura kuri za social media, ahubwo atanze warning nkuko yabivuze ko nta muntu n'uyu n'umwe agomba ibisobanuro by'ubuzima bwe n'imibereho ye. Rero nta mpamvu yo kwinjira mu buzima bw'umuntu, kandi yabivuze ko bamwe bagomba kubera akarorero abandi, cyangwa se bagomba kubera urugero abandi. Rero ntibizagutungure uramutse wisanze mu maboko atarayawe mu minsi mike iri imbere, ntuzatungurwe, kuko Pamella yavuze ko agiye kwiyambaza urwego rwa RIB, kuko mu by'ukuri mu nkuru zagiye zikorwa ku buzima bwe hakozwemo ibyaha birenga 315. Mu rwego rero rwo guhoshya ibintu nk'uko yabisabye, tugire tubyubahirize. Nge na Angel Michael, dusubire mu biganiro byacu bitaha.